Nos han encargado de robar este cuadro. baduhaye akazi kugira ngo tujye kwiba kino gishushanyo. Pintado por Leonardo da Vinci en 1400. Ni igishushanyo cyashushanyijwe na Leonardo da Vinci mu 1489. Se estima que su valor es de más de 300 millones. Iki gishushanyo gihagaze miliyoni zigera muri 300 z'amayero. Covia Kiri muri mize. vendrá a Sevilla. Ariko mu minsi mike bazagikura muri iyo mize bakizanye mu imurikagurisha. Turaza kukiba. Permiso. Reka mbereke neza. De hecho, ni abajura bari no kwandika babonye itandukanye, ariko iyo baje baba bameze nk'abari mu ishuri bari kwandika. Aquí ahora no es gahunda yacu muri kano kanya ntabwo ari ukwiba kiriya gishushanyo, ahubwo turiba ndi Álvaro Hermosa. bamwita Alvaro Hermosa. Uyu mugabo niwe ushanga uko tumwibira kiriya gishushanyo. Ngaho komeza basobanurire, nta mwuka nifitiye, nsigaranye wo gusobanura gusa. Viene de un largo linaje de nobles de España. Uyu mugabo akomoka mu bwami bw'abanya Espagne ba kera, aba mu ngoro nziza muri Seville, afite urugo rwubatse muri hegitari zirenga 8,000, caballerizas, urugo rurimo ibintu byose, rurimo jaride, rurimo ibiraro, afite urugo rurimo n'urusengero, afite kiliziya iwe mu rugo. Uyu mugabo afite ifamu mu rugo yenga inzoga. Uyu mugabo ni umuhanga cyane, bigeze mu gukirana n'ibimasa n'amafarasi. Umugabo nk'uyu w'umukire se ukomoka mu ngoro y'ubwami, kubera icyo ashaka kwiba igishushanyo, ko tumwibira igishushanyo. Nanjye icyo kibazo narakimubajije, ati kuki ushaka ko tukwibira kiriya gishushanyo cya Da Vinci, kuki ushaka ko tukikwibira kandi ufite amafaranga menshi? Kiriya gishushanyo uragishakira iki? Urashaka kujya kukigurisha kuri black market? Nawe arisetsa yamwumvishe sha. Bueno, eso es algo que no es de su incumbencia. Icyo nshaka gukoresha kiriya gishushanyo ntabwo bikureba. Digamos que lo quiero. Kiriya gishushanyo ngenda shaka kukigumanira ubwanjye ku giti cyanjye. Será la guinda de mi colección. Nkuko mfite ingongoro yera muri collection yanjye, cyangwa se mu bubika aho mbika ibindi bintu by'agaciro umujura yise yikanga. Iyo Holy Grail buriya ni ingongoro Yesu yanywereyemo. Ya ngongoro Yesu yanywereyemo agahereza n'abigishwa bagasomaho. Iriya nkongoro iracyahari kandi ifite agaciro kenshi. Uno mugabo yabwiye no mujura ngo kiriya gishushanyo ni mu kinyibira, nshobora kuzagishyira mu bubiko mbikamo ibindi bintu byanjye by'agaciro nk'uko mbitsemo inkongoro yera. Umujura ahita abyumva. Ndabyumvishe. Me encantaría verla. Wazanyeretse aho hantu bika ibintu byawe by'agaciro se? Como usted comprenderá. Nakakweretse, ariko kubw'impamvu z'umutekano wanjye. O mejor dicho, urabizi ko uri umujura, ntago nakwereka. No voy a enseñarle a un profesional. Umujura nkawe w'umunyamwuga ntago namwereka ahantu mbika ibicuruzwa nako ibintu byanjye by'agaciro nk'ibyo. Afite collection. Es nuestro objetivo. Mu yandi magambo uramugabo aragira ngo tumwibire kiriya gishushanyo, naho ngendagira ngo ahubwo tumwibe iyo collection ye y'ibintu bindi by'agaciro abitse. ¿Y de qué es? Iyo collection irimo iki rero? Ubwo bubiko bwe cyangwa reka bari kumvuga